sigaranye ndakubwira ati n'ibiryo noneho byashize amavuta yo kwisigana yabuze noneho afite umwera w'akayiko kakaranze ubunyobwa reka kugize ukuri nje niyo nabona umamaki ndayemera pe ndayemera juwaye ndayemera biriya nigize ngo ndahenda biriya njya nigira ngo neye neza ngo mundebe ngo ndi mwiza biriya bintu mbyivugisha ari uko nahaze mfite aho najya kundi ubushonje ngira ngo ubanza niyo hazo uwavuyemo ijisho ndi bumwemere yewe noneho ngewe mana yanjye bimeze nabi reba niyi mvura nayo iri kugwa amace ubundi nkubaza uba waje gucuruza cyangwa reba nk'ibintu ba wambaye urasebye erega no kubura ubushobozi sho no kubura ubushobozi utangira ubuntu maze kukubona reka ndibaza kubera utagura style kucyo utazi uri ku cyango niyo mpamvu rero nkurusha abagabo ntugire abagabo bareba igicuruzwa ukuntu kimeze yesu we ariko uri kugenda uninyura ngewe ndakubwiye ngo narabyiyemeje ko ngomba gusa neza ubundi akeza karigura ukagira kuna amafaranga ameneka uzi impamvu none muri no minsi nakennye ntago meruka imihanda yego kada niberaga mu rugo reka turya twakoze turya twacuruje humura hey nejo bundi ejo bundi se nawe usirimuke uzabibona nukuri mishureka nkubwire ntago mbese mama yanjye ntago mubazabe nagara mishu noneho ngiye guhagarara abasi bakunda gasize gatoya kandi wowe ndebera ntabyo zireba umva my dear nago bize ukuntu noneho babagabo bakunda amasize ari big amasize ameze neza bafite ikibuno ntago bikigezweho ahubwo uzajya kukigura ntago bikigezweho ibyo byawo ntago bikigezweho ahubwo ni gasize gatoya kazi ntago kazi uraza kubibona nibaza reka tutegereze turebe mana ninjye bare bufashe reka turebe icyo ndi bukore kugira ngo ari njye ubafata ari njye bafata no kugabanya ibiciro ubundi najyaga nzamura kugira ngo nawe nguheho yego biragiye ngurebye baratuye ko tamikoroza cyo mbiraga niho gikemukira akuvuga ngo bari abakobwa wowe wajya kuvuga ngo ngene mbanzane uzi bambo babahenze se baba bafite agasuzuguro baraza bakabara intebe bakabara ngo televiziyo bakabara ngo rampaye bakinyweshwa ibintu badatuye banywa ariko umukobwa akwiye kwibarabara gutyo urumva cyangwa ufite isanzo ko oya birantara nabirambiwe mwana bro ko maremeza abara abakobwa icuma kana kugarurira akanitegeramo akamuto n'iki byose nabitanu usinko kwitondera najyaga nishyura 80 ijana magana ugomba kwitondera byiza bariko namubwira ko ari uko umukuye mu muyaga usigomba kwitondera sita sida cyangwa umutezi bya rwa byose n'amafection ubukira bisaba kagengerezo ubundi nturebe kubwiza wowe ukareba ngo nyemura akabazo acabaye nyiranye nkomeze ntiyongera ku telefone nta nomero kwaka kibingi biza ngo sheri akora ata nibyo ahubwo uze kunshakira ikarita ya prudence kuko yandi yarashize yarashize akongera ngo rimwe na rimwe n'abakobwa barazitahana bashaka banza banaziyobora ubuse niko naba nsambana muri baza ngo baza guhagute ko bigenze cyo ngo baraguseka ndwiki ntabwo ugaragaza ko uje kugura indaya ndabigenza nte rero hari gihe barenze n'abatara kurabona nk'umuntu nanjye w'umusirimu w'umupapa ugaragara ewana fresh urumva abantu yo bambonye ngo gutyo nje kuhaha indaya studio katakaraga kurose kibaye ipango gihera niho babahagaze wenda ubwo ari mu kabunda bishobora kuza kuduhenda ko babamaze ku bantu bagura abakoboyi abagura amasuka yari akabunda ariko nabo twabura nka batatu cyangwa batanu ndabigenza nte rero kumwitamo rero uraza ukahanyura hatsi bitewe ko amakuru yanyu nambi mwari muri aho tumikire ku bantu kimwe ndijoro turi mwe aboneka mudatawe ngo naboneka gatuma se nangaye biva mu nzira yabwira ngo 10 ije kuvuza menshi ma se ndagura imodoka ariko uzamara icyumweru nyine uwumubiro nk'umutu umenyera nawe yarabigize umureza yemere ikintu cya mbere bara mu mafaranga umuhita baramugomba kubona mu pritanse muri wowe ngomba kuzigura kandi nta rukundo ugenda ubwo bashaka ugende vuba ntukererwe tucakurisha tugende n'ubundi urahita nta kibazo ntabwo uzongera guhembwa nta sibyo nakubwira gaze bari kubabona iyo gahunda ibihari buri bareba babiri no bazirase nabazamu
buriya bahagaze ari mu murongo w'akazi amafaranga n'imbere byo kuzana ngo shungwe oya nangahe ijoro nangahe iminota mikeya gutyo tukavugana kandi uzagabanya iby'isoni ukibona ugomba guhitamo uramurembuza ibyo mba nkubwira nawe gahunda ya shansiye ni uko ikomeye bagasiga narababonaga buriya Joye wababonye ko baje yego wibeshye ubura ubwenge reka komere cyane bimeze biteze tumeze neza kavura namwe mwakabonye muraho neza kavura namwe mwakabonye twakabonye muraho mukiriya muzute ni sawa ni bosi wanjye muri kumbona nabonye wabonye se uje gucagura uri kubibona gute se akimfura ngo mutarika isenkane niyo makeya ibihumbi senkane ntabwo njya mbijya munsi senkane umwaka ariko no tubiri cyaketse ngiye kugura imodoka zose ziri muri Majerwa ako kiriya akeza karigura nawe uri kumbona iki kibuno kiza hari uko wariye utariye ntabwo cyaza cyavuye nibyo rwose uri kubona ibi ni ibiryo bihiye we ako kiriya utamfobeje ubu koko najya munsi yayo nayo ni makeya kuko tuguze bwa mbere cyakoze hanyuma ngaho katura se ndakatura gute kiriya akiriya mvamubwire ngiye nkora n'akamasaje ubwo nyine iyo ibyo bintu byose birangiye nkukora n'akamasaje cyangwa se wenda nkagakora bitaratangira urumva n'akamasaje ni akanyongezo urumva ntayakwiye nazo ujya uzonka umva ibyo byo birangora ntabwo mbishoboye ariko nabigukorera kugira ngo wishime uzagaruke ngavuga makeya nyuma nawe kiriya no please ugomba kunyumva ntabwo najya munsi yayo amavuta nisiga sinazayakura hehe ngiye muri ibyo bintu kuko byo kugabanya gutyo kerekana igendera ubwo ntabwo kiriya winsiga n'ubundi dona hari hirya hari abandi bariyo ariko nta mukobwa mwiza uri bubone nkanjye nukuri ndakurahiye bitanu ko mbona wambaye neza ukaba ufite ikibuno cyiza what yes 5k oh my god ngavuga uri muri wanacererwa mfite gahunda nyinshi cyane nizihuta kiriya ntabwo nshaka kunsiga niyo mpamvu nakomeje kukwinginga sibyo ndagira ngo tujyane urabona n'akavura kagiye kugwa ubu se urumva ntari bugupfumbata ndagupfumbata uri kumbona ko ndi umukobwa ushyitse ntanagupfumbata neza arega ibyo byose urimo uravuga mo ndabibona sibyo ahubwo wowe vuga vuba tugende ariko kiriya cyawe ndumva uri kumera ariko nacyo kubera wenda uno munsi twakennye twabuze abagabo nta kibazo ariko bitanu hoyo basi we hagarara hamwe ubundi ibindi nirebere nta kibazo imvura yose yaguye muri hano oya ntabwo yaguye turi hano reka agato ariko nyine urumva ubu nari amahoro ni amahoro ese gahunda y'umunsi se n'ibyo nakubwiraga rero nanjye ndagukira urabona ko mugenzi wawe wabonye umukiriya ndagukeneye wowe nangahe kabisa tugende kureba nyine yakubona aho aba yabizanye ni ijana ntabwo indege irimo n'abagenzi kabisa ni murare roza none reka mweke si uvuze ijana nkizo n'igihumbi cy'akamoto ariko abantu murasuzugura koko ntabwo nakubwiye ijana
kiga umuseza mu gusha ni ikibazo ndi kwibaza ni inkwano ni ikibanza ndi kubura impapuro z'ubutaka cyangwa se ni umwaka nukurara ni ikiko ugendeye kugisa wenda gutya urabona ko ari televiziyo ariko ndeba umva ariko utudusayizi nitwo tugezweho mu rwego se ndi umufaransa ko utari umufaransa wa umunyarwanda cyawe kamwereke tudatinze ko najana mfite ikintu ngendeye singo ndakubera seteme za gutya niki kibire nayo reka ntabwo bikunda cyane rwose uko umushahara wajya ugeje ni 90 shaka fasha no umuntu atatwumva dore arimo kwibira ura umuntu atatwumva 90 yanagiye mbabara no kibira 5 yafata akareka bo sawa ngo nyine ngo ndahirwa ndirashe nyina kugira gasura yemese urayemeye bitanu urajya ku nseke shayipfura bene sinayitanga dore aho nda bayuko nuko nyine ongera nka saa 3 n'imbeho bitatu bitanu mareka kuyagarara nta mufata se no nyine ya saa 3 z'ijoro urifuza kumva mana yanjye koko ndaguma kuri stage nyine Donata yagiye Kariza aragenda none na Misha aragiye umva uwapfa kuyafata ko Yesu we wapfa kumukurikira nkareba yuko yayamara mana yanjye reka mwiruke